hanyuma kuri Diane igishya kindi nuko hanze y'ibindi byabaye ku bandi benshi bavuga ngo mu turere runaka abantu 12 ntibuzuye ariko kuri case ya Diane Rwigara nuko muri Huye na Gisagara bavuze ko yatanze nimero z'indangamuntu zitabaho cyangwa se nimero z'irangamuntu zidahuje harimo nimero z'irangamuntu zitabaho zitaratangwa na NIDA n'izindi nimero z'irangamuntu ariko zibaruye ku bantu batari ba nyirazo. Yego. Indangamuntu ikabibaho ariko amazina yanditse kuri iyo ndangamuntu atariyo nyiri wa muntu wasinye. Mbanda ariko mbanda we ntukageranye bitageranye ka. Mbanda ntago ari bene bariya. Aya. No. Mbanda ararenze. Usibye perezida n'aba Frank na Nahimana bazi nyuma ya Mbanda. Abantu benshi bazi nyuma ye banze cyumve ukino ugisuri usibye perezida wa Republika. Hakurikiraho Mbanda bari abandi bazi nyuma ya Mbanda. Ariko ari ubuzima bw'amashyaka Mbanda arabuze. Ari ubuzima bwa politike abuzi nka victime akamumenya nka beneficiaire. Yego. Mbanda 5 yarigaga. Mbanda iby'itandatu kangahe yarabizi. Mbanda ari nta kabi kabaye ku Rwanda Mbanda katamugezeho. Nta nakeza kandi. Yego. Nawe yigereranya no. Ko Diane reka impamvu wari uvuze Diane wimugereranya na Mbanda. Diane cyambere motives aba defenseur nabo baba bibasira byansi mu buryo butari professional. Yego. Ngewe umuntu wakoze twita maze gukora bino biganiro avuga ngo nimuriye ubwenge mu gifu naramubwiye nti kora investigation kumenya ko umuntu yimuye ubwenge mu gifu urareba ngo yahoze ananutse dore arabyibushye yahoze yambaye ubusa none arambaye afite channel yashingiwe na leta dore kamera akoresha ni ya OGS cyangwa ni ya RIB ni ya polisi cyangwa se dore akanyenyeri akandirwa n'abategetsi ukabona kuvuga ngo bimeze bityo. So na byansi ntabwo ari ukumuvuga kubera ko yagiye muri Rwanda classified nukugerageza ukavuga ngo dora kiraha byari bimeze bityo. Niba hari byiza navuze inkuru nyinshi ngiye muziho mvuga iyo investigation yakoze kuri Kanyanga ziva Uganda ziciye muri biye nkavuga nk'ikiraro hagati muri iyo traffic harimo inzego z'umutekano. Iyo nkuru narishimye yigeze gukora indi yo muri Asare agaragaza abantu baguye zibamo umuntu washaka gupatinaringa nabo nk'ikigo bakamusabamo imigabane. Yego. Icyo gihe tumuha amafaranga muri Park Express akora indi kuri access to finance iyo yise ngo abacunguzi batari bo. Ntabwo namuhimbira inkuru atakoze ntabwo namushimira icyo atakoze ariko nanone sinamugayira icyo atakoze. Yego. Utera imetero ukavuga uti dore byansi mu Rwanda n'uyu n'umuhimbira. By the way byansi nawe buri afite icyariho kuko nemera ko baraziranye byansi araha ntabwo yari umunyamakuru ubonetse wese afite aho akura amakuru aziranye nazo ndavuga inzego. Yes. Ashobora kuba zivukamo ashobora kuba yarazishatsemo ashobora kuba yarazikozemo ibyo nawe afite icyatuje ariko ntabwo wakomanta ugoreka amateka ya byansi. Ameza avuga uko ari amabi avuga uko ari. Yego. Icyo tuhurizaho abantu benshi nuko duo ya Byansi na Ntwari John William itigeze ibaho. Niba yaranabayeho yaba yaravoruse. Ishobora kuba yaratekerejwe ariko ntibeho ishyirwe mu bikorwa igasenyuka itarabaho. Abantu benshi naho duhuriza. Usibye ko na kuba barajyanye igoma simbizi bisaba kureba mu bitabo bya migration ariko iyo duo itarigeze iba mu nkuru z'imbere mu gihugu ikabeshwaho no kujya muzo hanze y'igihugu biragoye. Yego. Ariko byaterwa n'icyari gihari. Kuko ushobora gusanga nk'izo nkuru mba ndi kuvuga nizo yabonaga finansoma za hano
ARG cyangwa Park Express ariko ushobora gusanga iyo bari bagiyemo yafite umubayeri urenze irimo n'amafaranga menshi kandi burya mu mafaranga y'amafaranga hari abantu bashobora kuba inshuti cyangwa bakaba banze yego simpamya ko haje $5,000 by'idolari ku nkuru bakamuga ati shaka cyangwa uyagwaye akakurokomana gukorana naka ntabwo byakubuza kumushaka niyo mutumvikana ibyo birashoboka ariko nta gihamya na kimwe ndabona ko abo bantu bajyanye hanyuma rero Byansi muri ntuza ye akoresha icyongereza nawe kiba kuba azi cyinshi kiba kirimo n'amajarigo twari tumuzi wo kubahuka abantu byo nanjye yaranyubahutse bituma nsezera ku rubuga rwitwa ngo Rwanda Editorial Rwanda Editors cyangwa ibintu nk'ibyo yanyise idiyo mpita nsezera mtanyiva Turabasuje abakozi ba Global Pano nkuko musanzwe mubimenyereye ndi Emma Sezerano tuba turi hano kugira ngo tubafashe kubagezaho amakuru ariko birenze kuba ari amakuru asanzwe ahubwo nuko dufata amakuru ahari twebwe tukayakuramo icyitwa urujijo cyose akabageraho arimo umucyo kuri screen zanyu dufite Karege ya Omar Jean Baptiste twongeye kumwakira nkuko bisanzwe iteka murakoze cyane namakuru ki uri mfite mu mutima wawe amakuru abavanze ariko nta mabi arimo yego menshi abarajyanye n'akazi n'umunaniro ugakomokaho nta makuru mabi abahari ariko nyine akazi ko muri kino gihe biragoye ni kenshi cyane ni ibigize ubuzima yes ni ibigize ubuzima kandi ni byiza iyo hari ibyo gukora bibonetse umuntu arashima ntabwo ari kimwe no kubibura najyaga nkunda kuvuga nti umuntu kumva yakoze yarangiza akavuga ngo shaka ndananiwe ni byiza ko wananiwe kuko wakoze iyo uza kubunaniwe utakoze nibyo byari kuba ari bibi kunanirwa utakoze aba ari uburwayi kunanirwa utakoze aba ari uburwayi ibyo ariko ibyiza ni ugukora ukananirwa kuko ufite icyo wakoze urumva rero hajemo no kujya rimwe na rimwe umuntu agenda akanyuzamo akajya no kuri tere n'amagripe ajyanye na bino bihe byose biba bivanze izo ngaruka zose ziba zigomba kuzaho ariko biraza kumera neza nyuma y'ibyo byose iyo twahuye na Karegeya rero ngira ngo mubizi ko biba ari special kuko apare yo kuba ari umunyamakuru akoreramo umwuga w'ubwarimu mu banyamakuru we gahunda nuko amakuru aza ariko hakavamo amasomo cyera twiga twajyaga dusoma imyandiko ariko hakaba hari kaga segment ko hasi gasoza umwandiko ngo je reconnais mfashe ko menye ko ubwo rero ibiganiro byacu twakoranye na Karegeya byose ako kamfashe ko kaba kagomba kuza imihande dufitiye iki kifite byinshi turacyari mu mwuka w'amatora nyuma yaho urutonde rw'agateganyo rutangarijwe rw'abiyamamariza kuba umukuru w'igihugu n'abiyamamaza mu budepite turacyari nanone mu mwuka wa Rwanda Classified nabyo ntabwo nabyo biri continue mbese ibyo bintu biri trending mu buzima bw'u Rwanda ko byose bigaruka ku Rwanda u Rwanda rutegura amatora u Rwanda ruvugwa muri Rwanda Classified ibyo rero byose ntaho birajya birahari pe turacyari nabyo igihe ntamenya Rwanda Classified yo sinzi iyo nkubiri izarangirira amatora yazarangirana wenda no kwa munani kuko burya arangira ari uko abatowe barahiye umukuru w'igihugu agashyiraho guverinoma none bagatangira akazi urumva byanze bikunze iyo zarangirana no kwa munani ariko Rwanda Classified ntago turamenya sinamenya nkurikije inkubiri yayo sinamenya guzarangira ryari ni mu maseri buri munsi ubu noneho iraza ku buryo bubiri ari Forbidden Stories barakomeza bakora basohora inkuru amavideo izanditse mu ndimi nyinshi ariko noneho hakaba n'uruhande rw'u Rwanda narwo rufite navuga abaruvugira baba abavugizi cyangwa se n'inshuti rero nayo ni yindi nkubiri urumva hariho offensive na defensive cyane ntabwo mu buzima bw'abanyarwanda muri kino gihe ibyo bintu byombi bibafasha umwanya ntabwo n'ubundi rero tuza kujya kure yabyo kubera ko iyo ibintu byihariye
byihariye imbuga, y'ibintu byihariye ibitangazamakuru, y'ibintu byihariye umwanya munini mu buzima bw'abantu, nuko hari icyo biba bisobanuye, kandi icyo bisobanuye n'ubundi iyo kitasobanutse neza cyangwa kitasobanuye neza birangira umuntu agiye mu rujijo, abonye amakuru atagombaga guhabwa. Icyo ngicyo rero aricyo twebwe n'ubundi tuba tuje gukora ahangaha, ntabwo turi bujye kure y'ibyo ngibyo. Karege, nyuma y'uko urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no mu badepite mu byiciro bigiye bitandukanye, ni urutonde kuri wowe wabonye ute? Ufite ukuntu wabitekerezaga mbere y'uko rura rutonde rusohoka rw'agateganyo, ugendeye kuri kandidatire zari zatanzwe, nuko wabibonye nyuma y'uko urutonde rusohotse? Iyo relativity uyikoze n'iki wabonyemo? Biterwa n'imboni. Mu mboni hari uburyo wenda amasomo avamo, ni ukumenya ngo abemerewe by'agateganyo ni bande, hanyuma abataremerewe babuze iki, naho harimo amasomo. Ese koko byari ibyo kuba byaburwa, byabuze bite? Aho naho harimo ntuza. Ariko nanone ntekereza ko neke nubwo mu mategeko tuba twerekana ko igihugu kirimo ubwisanzure, buri wese yemerewe kwiyamamariza, donc amasomo ya demokarasi yacengeye abantu, uburenganzira n'ubwisanzure byarabonetse. Ariko nanone harimo bataragaragaye ku rutonde rw'agateganyo, ariko n'ubundi wabonaga niyo babyuzuza baraje nko gukinisha abantu. Nibaza ko mu itegeko rya komisiyo mu gihe kizaza hari izindi kondisiyo bakabaye bashyiraho, kuko umwanya komisiyo ikoresha, abakozi bayo gucekinga imikono magana, guhamagara abantu basinye kuri ayo maliste, ariko ubona ko n'umuntu n'ubundi n'ibyo arimo atashobora kampanye. Nibaza ko hari ikintu bakagombye kuzahinduraho. Hanyuma rero wenda reka tujye muri detaye. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu hasohotse urutonde rusa n'urwo muri 2017. Icyo ni ikintu cya mbere gisa naho cyatunguranye, ku nta kidasanzwe. Hari abavuga bati barateruye, niyo mvugo, bateruye urutonde rwa 2017, ariko sibyo. Yego, ntabwo ari byo, kubera ko nubwo hagarutse abiyamamaje 2017, ariko nabo basabwe ibyangombwa bishyashya. Niba Mpayimana 2017 yiyamamazaga aturutse mu Bufaransa, baraturuka muri Minubumwe, ni umukozi wa leta. Ntabwo ari kimwe mbere yiyamamazaga nk'umunyamakuru uba mu Bufaransa, ubu noneho ni umukozi wa leta wa Minubumwe. Ni umukozi wa leta ariko ushaka nyine uzahangana n'umukuru w'iyo leta. Iyo niyo difference. Nubwo urutonde rusa, abantu ntago bakiri bamwe. Habineza, Dr Frank Habineza mbere yiyamamazaga nk'uvuye mu ishyaka Green Party, ariko hanze ya politike iyobora igihugu. Ubu yiyamamaje ku mwanya wa perezida wa Repubulika avuye mu nteko ishinga amategeko. Iyo nayo ni difference. So nuvuga ngo nubwo amazina aramwe, ntago banganya CV. No mu byo batanze hari ibyahindutse. Hari ibyahindutse, kandi nabo hari ibyo bahindutse mu bwabo. Ntago Mpayimana wiyamamazaga avuye hanze n'ubu no kwiyamamaza ari umukozi wa leta muri Minubumwe, n'uburyo aziyamamazamo kuri tere bizaba bitandukanye n'ibyo muri 2017. Kuko nibura bimwe ibyo yashobora kuba yavuga, ibyo yabonaga ari mu Bufaransa, si ibyo abona ari mu Rwanda, encore mu bakozi ba leta. Frank Habineza ibyo yabonaga, ibyo yavugaga yamamaza 2017 ari hanze y'ikibuga akinira politike. Ntabwo navuga ngo ni hanze, ariko yari hanze y'ikibuga, ko navuga ngo ikira ntabwo yari umukinnyi wo mu kibuga indani. Yari hanze ariko ashaka kucinjiramo. Ariko ubu noneho nk'umudepite nawe hari ibizahinduka. Hari ibyo ashobora kuba avuga, wenda hari ubundi buryo bikorwa biciye muri za pouvoir eshatu,
pouvoir legislatif, executif na judiciaire. Yego. Ubu rero noneho aravuga nk'ukuriye ishyaka riri mu nteko ishinga amategeko rifite abadepite babiri n'umusenateri, ushobora no gusanga no muri executif harimo abantu ba Green Party. Ibyo byose rero ni impinduka. Donc nubwo tubyita ngo barateruye, ariko abantu basohotse ku rutonde amazina namwe, ariko ibigwi si bimwe n'imibonere si imwe, imibonere si imwe. Icyo ni kimwe. Hanyuma abatarayemerewe hari ka ugenda ubona cyane cyane benshi bagiye bazira imikono ituzuye cyangwa itujuje ubuziranenge. Tanto arabasinyiwe n'abantu bari ku maliste menshi, ugasanga umuntu asinye umukandida umwe asinyiye n'undi. Hakabamo tugende Kapari Kambanda, Mbanda Jean, ya komisiyo yasinyishije abantu b'uturere 3 gusa muri 30. Muri 30. Yego. Wenda n'umwanya muke cyangwa se nuko yarebye uturere yibonamo, ariko basabaga kugera mu turere twose. None se Karege wenda utararenga aho ngaho, mu by'ukuri niba ihame rivuga yuko uturere twose uri buze kutugera nibura abantu 12 muri buri karere. Yego. Noneho Mbanda agafata 1/10 cy'uturere yagombaga kugeramo, yarangiza koko akarenga akajya ku birometero. Yego, ariko arafite abamusinyiye barenga 900 bari buzi. Ubundi basaba 600, ariko bidakuyeho hakaburamo kuba bava mu turere twose. So ubwo rero urumva nyine bishobora kuba umwanya umuntu yazamubaza, ushobora kuba atarabonye umwanya wo kugera muri utwo turere twakure, kuko yahereye yasinyishije two muri Kigali, yasinyishije Kicukiro na Gasabo, asinyisha na Bugesera. So ubwo rero urumva nabyo bishobora kuva ku mwanya. Hanyuma Diane Rwigara abura ibyangombwa 2, yarabitanze, ariko yatanze itari byo. Navuga ngo iki, hari iby'itegeko ibyo komisiyo yamusabaga, ariko we yatanze amakuru. Ibyo yatanze ni nk'amakuru, ariko si icyangombwa. Kuko bamusabaga icyangombwa cy'uko atakatiwe n'inkiko, extradicage judiciaire, kugira ngo abyerekane, azana urubanza, azana urukopi de jugement, imyanzuro y'urukiko ko atakatiwe. Bijya kuvuga kimwe, ariko icyo bamusabaga ni cy'uko atigeze afungwa, atigeze akatirwa, kitangwa na parike. Hanyuma ariko no kwerekana ikopi y'urubanza rwanditsemo ko atakatiwe, amakuru nayo, ariko si cyo cyangombwa, si yo PS. Icyo ni kimwe. Mbese ni nko kugusaba amafaranga ugatanga sheke. Burya ntabwo aba ari bimwe. Sheke ni amakuru, ni amakuru y'uko ufite amafaranga, ariko ntayo uri kwerekana. Cyangwa ugatanga nimero, ugatanga kuri mobile money, ukerekana kuri mobile money ndafite, ntabwo aba ari byo. Nuko ikindi cyangwa atabonye ni icy'ubwene gihugu bw'umwimerere bw'umunyarwanda. Icyo gihe atanga acte de naissance, nayo ni amakuru. Acte de naissance ibirimo ababyeyi naho wavukiye, bigaragara ko ari mu Rwanda koko, ariko si cyo cyangombwa basabaga. Barabizi nabo barabizi ko ari umunyarwanda. Yego. Hanyuma kuri Diane igishya kindi nuko hanze y'ibindi byabaye ku bandi benshi bavuga ngo mu turere runaka abantu 12 ntibuzuye, ariko kuri case ya Diane Rwigara nuko muri Huye na Gisagara bavuze ko yatanze nimero z'indangamuntu zitabaho, cyangwa se nimero z'irangamuntu zidahuje. Harimo nimero z'irangamuntu zitabaho, zitaratangwa na NIDA, n'izindi nimero z'irangamuntu ariko zibaruye ku bantu batari ba nyirazo. Yego. Indangamuntu ikabibaho, ariko amazina yanditse kuri iyo ndangamuntu atari yo nyiri wa muntu wasinye. Ugasanga nka nimero y'irangamuntu kuri sinyatire yatanzwe. Fata sezerano wavutse muri 97. Yego. Inimero ye imbere ye handitseho indangamuntu itangirwa na 1,200 ugakomeza. Fata Alain wavutse muri 2000, ugasanga kandi ni umugabo, ugasanga inimero ye yanditseho 1,200 hagakurikiraho 7. 7 ni y'abagore.
karindwi ni abagore 8 ni abagabo ushobora no gusanga harimo n'iza gatanu icyo gitsina ntacyo tugira mu Rwanda ibyo nibyo byabaye ku marangamuntu yabasinyiye Diane Rwigara muri Gisagara na Huye indangamuntu itabaho cyangwa se indangamuntu ibariye ku muntu utari nyirayo so ibyo rero nika yateye abantu kwibaza kuko bari abakandida n'ubundi ntabwo aribo bigereraga mu ntara zose ntabwo no kureba ngo batumye bande yego aho niho ureba ukareba ngo ese Diane abantu yatumye Gisagara nabimubajije nubwo ataransubiza ariko namubajije nti abantu batumye Huye na Gisagara ubari ubizeye ku kiye kigero iyo urebye kure ushaka gusanga muri biriya bintu hashobora kuba modiro yego Diane we ni umwana wo mu mafaranga bivuze ko nawe yafite by the way kubera ko asigaye we na mama we n'abasaza be amafaranga yo kwarwigana ni menshi ntabwo ari we wakwirwa agenda azenguruka za Kanjongo za Gahara za Nkana na Gatsirima za Bwisige ashaka abantu akabishyura bakajyayo so rero ikibazo cyabaye nuko hari abashobora kuba baramubwiye ati tugiye Gisagara bakagenda bagera ku Ruyenzi bakigira mu kabari bagahimba nicyo bivuga niba ushyizeho irangamuntu itaratangwa cyangwa ugashyiraho indangamuntu ukayandika ku muntu utari nyirayo nuko utamubonye uwo muntu no muri make ntibibaho ibyo birashoboka kuba abantu bakwihishamo abantu benshi kutagera mu turere byo ni ibisanzwe barafinda numvishe za Nyabihu na Rubavu na Musanze numva ntuza Innocent Kizimana utarageze Nyagatare na Gatsibo numva byinshi icyo kintu bagihuriraho ariko kuzana bagahurira no nicyo cyo kuvuga ngo umuntu yasinye ku marista abiri ariko icyo kuzana indangamuntu zitabaho nizibaruye ku bantu batarabenezo ni kuri Diane Rwigara ni Diane aho rero nushobora gutekereza uti ese either yatumye abamamyi baramuhangika ariko abo bamamyi we ni nababi cyane kuko nibura kuko kuri turere uko ari tubiri byose byabaye pirate byabaye ibicupuri umumamyi ukanyakanya ashobora kuzana imikono ashobora kukuzana imikono 20 wenda arimo 15 mizima none bo kuri Gisagara bamuzaniye ibicupuri gusa na Huye 20 wo nta nubwo ari umumamyi nubwo nta mumamyi mwiza ubaho ariko ni umumamyi mubi icyo ni kimwe icya kabiri hari n'abatekereza bati ese ntiyaba yarakoresheje muri ya mafaranga kwa abantu bagomba kumushakira imikono agakoresha abasanzwe bafite n'undi mukandida bamamaza kugira ngo bamugushemo cyo nawe wabura kugitekereza niba yoherejeyo abantu basanzwe bari kwamamaza undi mukandida kandi abo bantu badashaka ko umukandida wabo abangamirwa na Diane kumuhangika ni ibintu byoroshye aho ngaho harimo aho ngaho bari mu kuko nubwo bitari utashyiramo signe d'égalité gusinyira umuntu wemera ko yakwiyamamaza kumuzi iyo consentoma ibirimo no kuba wamutora hejuru ya 90% wanamutora kuba yemeye kumusinya ubwo rero bishatse kuvuga ngo muri utwo turere abo yatumye muri utwo turere bashobora cyangwa babuza abantu barahimba kugira bahembeshe wenda n'urugero paguhembesha kujistifia niba yabahaye transport niba yabahaye restauration niba yabahaye accommodation kugira babijistifie ko bahageze bagomba kuzana koko iyo mikono ari nabyo bitanye isano n'ibyabanje muri 2017 bavuga ngo yazanye iyo abantu batakibaho erega nibira ni nko kubuzana ibyo batakibaho indangamuntu itaratangwa niyanditse ku utari nyirayo ntaho bagaragara muri system nicyo gihe bishobora gusanga ari uko byagenze yaratumye abasanzwe bafite undi mukandida baryamyeho ariko bakabijyamo kugira ngo bakorere nako gafaranga nta washakira imibereho good icyo ni kimwe hanyuma wenda kugira ngo bivire inyuma rimwe nyuma yaje kugaragara by the way nubwo tutaragera kuri classified Rwanda classified urutonde rukimara gusohoka Flash Africa yahise itangaza ko Perezida Kagame yangiye Diane kwiyamamaza Orsefo yangiwe na komisiyo kandi ku bintu bigaragara buriya komisiyo yatanze raporo nziza kuko nari nzi ko bazavuga beme bikarangiraho ariko yerekanye ngo uyarabura iki bukeye bidateye kabiri bukeye bwaho rwose na Diane kuri Twitter yandika asa naho yerekana ko ari Perezida Kagame wamwangiye kwiyamamaza ni post yanditse ivuga ngo after all the time
work and effort I put in. I'm very disappointed to hear that I'm not on the list of presidential candidates. Paul Kagame. Why won't you let me run? kuki utareka ngo nanjye niyamamaze? This is the second time you cheat me out of the right to campaign. Ndababaye. Ntabwo yagombye kubabara, ariko ubundi ni nko kuvuga ngo ibintu byose nakoze, imbaraga nashyizemo, natunguwe no kuba ntari kuri list. Ati kuki mutemera, kuki nyakubahwa perezida, kuki utemera ko nanjye nakwiyamamaza? Ati ndababaye, ariko ntiyagombye kubabara. Niko muri politike bigenda. Gusa nyine ntacike intege, imyaka ye iramwemerera, n'ikindi gihe azakomeza yamamaze, kuko ikigaragara cyo ni determine, nta maronko, sinavuga ko ari amaronko akeneye muri biriya bintu, kuko iwabo batunze byose kandi n'ubu barabifite, nubwo byajemo ibibazo n'ibyago, ariko ntago rugo ruzigera rubura amafaranga, kuko ibyo aribyo byose urwego se yaragezeho ntago rwo kwinvestisa mu gihugu gusa, no hanze byanze bikunze afiteyo imikorere cyane. Nayo mpamvu ubona abasaza ba Diane Rwigara bicecekeye, bafite icyo bariho. So rero niba yarabyiyemeje azakomeza, nyuma y'imyaka 5 azongera, ariko kuvuga ngo is the second time, bibaye ubwa kabiri, none ndababaye. Ruya nta munyapolitiki ubabara, ahubwo uhindura umuvuno. N'ubu yari yaje yawuhinduye, uko yavugaga muri 2017 siko yaje avuga. 2017 yakuwemo no kuzana indangamuntu gusinyirwa n'abantu batakiriho. Ejo bundi noneho yari yagerageje, ariko Gisagara na Huye atuma y'abadatumika. Nibyo yazize, no kutazana biriya byangombwa bibiri. So rero keretse we yagize kurekarama biremewe, ashaka kuvuga niba koko baramusabye extrait du casier judiciaire akayitanga, komisiyo ikavuga ko yatanze kopi do jugement y'urubanza, yajurira cyangwa akajya mu itangaza akerekana ati extrait du casier judiciaire ngiyi narayitanze, banansinye kopi pour réception, ariko naratanze kopi do jugement bamusabye extrait. Ntabwo ari byo, ibyo ntabwo wabyitirira umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu inshingano yazikuyeho, abishinga komisiyo, ayiha presidente wasimbiye nyakwigendera Mbanda. So bivuze ngo komisiyo iri mu kazi kayo, kandi ikoze ibinyuranyije, washyizeho presidente n'abakomiseri yabibabaza. Ntabwo rero byari byo kuvuga ngo nibazana kopi de jugement muzabifate nk'aho ari extrait. Icya kabiri, niba yarazanye kopi de jugement y'urubanza rumwe, nta extrait du casier ishobora kureba mu manza zose wagize, nta na rumwe rwigeze rugukatira, ikaba ritangira criminal record. So numva ngo niba yatanze kopi de jugement imwe, wabwirwa n'ikindi nta zindi manza afite, cyangwa za izindi yaba yarabaye mu dogo. Urumva ntabwo bivuga kimwe. Ni nkuko bakubaza ngo ariko nguru umunyarwanda, ngo nase ngo ntundeba, ngo ntumva avuga ikinyarwanda. No, ku munyarwanda ni indangamuntu. Yego. Hanyuma ngo ubwenegihugu niba hari urwego rubitanga, muza acte de naissance manzi itangwa no kwa muganga cyangwa se ku murenge, ariko iya nationalité ishobora kwitangirwa muri NIDA cyangwa muri immigration, sinibuka neza. Nibyo yasabaga we. Rero no gutanga ibyo ashobora kuba wenda aho bitangirwa atahizeye ko babimuha. Extrait yo iranatinda, ibyo birazwi. Nawe bayigusabye uyu munsi ntago wabura iminsi 30 yo gutegereza. Ubwo niho tugiye. Icyo rero gishobora kuba imbogamizi. Bivugwa ko byibura iminsi y'agateganyo kugira ngo ubone criminal records ari iminsi 30, ariko bitabuje ko wayibona mbere, cyangwa se 30 ashobora kuba atarayifite, kandi niyo ngira irarenga, bisaba za connection, kubisaba online, irembo, harimo anje nyinshi. Cyo kirashoboka. Wenda yabona iminsi igiye kumurangirana agashyiramo iriya, hanyuma ibyanye na n'icyubwene gihugu agatanga acte de naissance. No, so ibyo aribyo byose bisa naho byateje saga, byongerera n'imbaraga Rwanda Classified, bavuga ko perezida yamwangiye kwiyamamaza, ngo yandikiwe na komisiyo, kandi komisiyo nayo yatanze ibisobanuro yerekana ibyo atabashe kubona. Yabyuzuza, ubu yakabaye avuga ati iki nari ngifite ntago mwanyemereye. Extrait nta yari irimo, icyubwene gihugu nta cyari kirimo, Gisagara na Huye ni indangamuntu zari. Abaye nawe akurikira ibiganiro byinshi cyane, abaye azi ko yaba yararenganyije muri ibyo bintu, aho kugira ngo yandike kuri Twitter abwira perezida ko yamwangiye ko bajyana mu kwiyamamaza mu matora,
yagira ashobora kurekarama envers la commission niyo yajya mu itangazamakuru afite ibifatika akabituzanira twe twabitangaza cyane, aho kugira ngo itangazamakuru mpuzamahanga rihite ridekarara ko perezida yamwangiye kwiyamamaza niyerekane ko yari yujuje ibisabwa. Icyo nicyo cyakabaye. Urumva rero nyine bihita bikubitana n'iyo nkubiri, gusa nawe nyine nubwo yari yahindutse mu mivugire, icyo nashimye muri ano matora ari Barafinda yari yarahindutse mu mivugire, ari na Diane yari yahindutse mu mivugire. Urumva ko bari bize koroshya imvugo n'imyitwarire ijyanye n'intuza n'iyi nkubiri turimo y'amatora, ariko akeneye Diane Rwigara par exemple akeneye kipe. Nta n'impamvu yo kuba watuma abantu Gisagara na Huye wakuzanira amarangamuntu ataba bihe company musinya n'amasezerano, nibazo n'ibituzu ubarege. Urumva amakampani arahari, hagira umuntu upatana kuvuga ngo we nzagusinyishiriza mpaka imikono 600 harimo nibura 12 bo buri karere bari ku rutonde kuri liste y'itora ry'ako karere. Zana ibyo ubihe company nitabyuzuza uyirege ikwindamunize. Icyo ni kimwe, ariko ikigaragara cyo nuko nabari abantu na equipe yaje imuherekeje nta mbaraga rifite. Babakobwa harimo umukobwa umwe wa Marinette afite montire z'umweru, niba arayizuba niba arayuburwayi simbizi, ariko byagaragaraga icyo nzi cyo Diane nyuma ya amasomo yakuye mu bya 2017 yakabaye kuri kino gihe, nubwo nta shyaka cyangwa agashinga ishyaka, kuko ishyaka ryo riguha ikipe, abiyamamajwe n'amashyaka babonaga ko baza bafite ikipe yuzuye, cyangwa se niba adashinze ishyaka ntashaka ikipe ifatika imubwira imutegurira imbwirwaruhame, pourquoi pas no mu itangazamakuru ashobora kuza we ntavuge, kuko ikigaragara cyo eloquence ye iraringaniye, ntabwo yuzuye. Ngira ngo ukiri no kuri icyo ngicyo cy'imyitwarire n'uburyo ibintu byo byagiye bishyirwa mu bikorwa, kuri iriya poste n'ubundi umuntu witwa Sadate Munyakazi yayisubijeho. Iriya iheruka avuga ko bamwangiye Sadate ati wiriwe neza Diane Rwigara, rero guhatanira kuyobora igihugu bisaba maturité politique yo mu rwego rwo hejuru, aho ushaka kuba populaire aho gushaka kuba populaire kubera imvugo zidahuye n'ukuri. Iyi message yawe iragaragaza igwingira muri politike kandi atari cyo ukwiriye. Niba ushaka guhatanira kuyobora u Rwanda, wakagombye gukurikiza inzira ziteganywa n'amategeko, ugaharanira uburenganzira bwawe aho kwikoma umuzehe wacu uvuga ibintu bidafite aho bihuriye. Niyo narekeraho ni ndende iyo matiyarte ubwo muri strategy zo kudategura ibintu neza, ariko sinya nkunda kukomanta ku nyandiko za Sadate, ariko ingwingire muri politike ni nyinshi, ingwingire muri politike ni nyinshi nawe arabizi. Ntabwo nibyo nkubwira kuba Diane yegira ikipe, yafite ikipe mu managinga, kuko amafaranga arayifite yo yakubaka ikipe imujya inyuma, yakabaye ariyo ijya no mu itangazamakuru ikamenya n'ibyo isobanura, niyo tweet bakayimukomporeza cyane. Iyo tweet yo iradeprashije, kuko aravuga ko ari Kagame wamubuje kwiyamamaza kandi ari komisiyo. Ufite team ikumanaginga ntago wakora iryo kosa. Bitandukanye n'ubutumwa bwa Mbanda ariko Mbanda we ntukageranye bitageranye kandi Mbanda ntago ari bene bariya. Aya no Mbanda ararenze, Mbanda wumvishe na nuance yazanye, yavuze ati rega umwanya ubundi turahatanira umwanya, yavuze ati ntabwo nje kwiyamamaza ndamamaza ibikorwa, ariko umwanya ntabwo uri vacant. Urabyibuka ko ibyo yabibwiye abanyamakuru, abanyenkuru ntabwo ari abanyamakuru, kuko ngewe yarambwiye ati ndashimira abanyenkuru, ntabwo ari abanyamakuru bitandukanye neza. Kandi yarambwiye ati ngewe nje kujijura injiji, ntabwo Mbanda wamugeranya na bari abandi bana. Nta n'amahuriro, arabaruta mu myaka, arabarusha maturité politique, arabarusha experience, arabarusha ibyo yaciyemo. No wigereranya
Mbanda barenze kure cyane nta n'uwamukurikira muri bariya bose bari biyamamaje nta wakurikira Mbanda kandi koko abantu benshi bari bamuhaye amahirwe usibye perezida na ba Frank na Nahimana bazi inyuma ya Mbanda abantu benshi bazi inyuma ye banze icyumve ukino ugisuriye usibye perezida wa repubulika hakurikiraho Mbanda bari abandi bazi inyuma ya Mbanda ariko ari ubuzima bw'amashyaka Mbanda arabuzi ari ubuzima bwa politike abuzi nka victime akamumenya nka beneficiaire Mbanda 5 n'9 yarigaga Mbanda iby'itandatu kangahe yarabizi Mbanda ari nta kabi kabaye ku Rwanda Mbanda katamugezeho nta nakeza kandi yego ntawe yigereranya no ko Diane reka impamvu wari uvuze Diane wimugereranya na Mbanda Diane cyambere motives ngo wabo yego cyo ni kimwe ntushobora no kumutandukanya n'amafaranga yase ibyo bintu bibiri bishobora kuba biri inyuma yo kushaka kwiyamamaza ku ngufu ngo ku ngufu kuko kuba bayi bwa kabiri bamwa atuzuza ibyangombwa nta gitangaza kirimo Babudurayi Wade muri Senegal biyamamaje birenga 5 siwe wa mbere we nta nubwo banabangiraga bararwaningaga agatsindwa ariko byarangiye abaye perezida wa Senegal tutagiye kuresa babana so ntabwo umuntu w'imyaka 40 n'ingahe yacika intege ngo ubwa mbere byaranze ubwa kabiri byaranze ba Frank se babigerageje kangahe iwagira ngo nta pressure imyaka yimwemerera ko ashobora kwiyamamaza inshuro 5 kuri buri manda azajye yipresenta bizageraho bikunde ariko natangira kuzana umujinya narakubwiye ngo ukorarana umujinya ukipfunira agomba kwitandukanya naranamufelicise ko nibura nabonye rangaje yahindutse ariko agomba kwitandukanya n'amateka y'ibibera mu muryango we ibyago bagira by'urukurikirane icyo agomba kwitandukanya nacyo niba ushaka kuyobora abanyarwanda agomba kwitandukanya n'ari amateka hanyuma icya kabiri akanitandukanya no kumva ngo kuba iwabo harabaye amafaranga sicyo si ikibazo ariko hari experience bimwambura hari experience adafite hari ubuzima atazi no simpamya ko azi karere simpamya ko yokeje runonko nubwo perezida wa repubulika ibyo ngeze tagira ariko hari ibintu bishobora kuba mu gihugu uri perezida ukabyakira ko wakuzi ko biho nubwo bitaba kuri wowe cyangwa bitaba byarabaye iwanyu uzi ukuntu umuntu abirimo amera ibyo bintu burushe twarabivuze sinzi umuntu wabimbajije ambaza kuri no kuri etat civile ya Diane nta kitwaye nta baseribateri bashobora kuyobora ariko nanone kumanaginga amadosiye areba umuryango wowe ntawo ufite nabyo ni kasoro ni oya ntabwo ari inenge ko mutere kasoro nakwita ni ikibura ni ikintu ububura iyo experience urumva kugira ngo uzamenye usibye wenda kuba warize mu ishuri ko bwakiterwa n'imirire mibi ariko kugira ngo iguhangayikishe utarabonye uyirwaje cyangwa mbese hari ibintu byinshi umenye ingaruka ziza kwayirwaye no kwifatira ingamba ariko nyine abakora nka equipe mu bintu bibiri agomba kugabanya wenda ibyo Sadat yamubwiraga niba ari maternité politique cyangwa iki agomba kugabanya ibisigisigi by'umuryango we donc agomba kugabanya ibintu byatuma kandidatire ye tuyirinkinga n'umuryango we yego amafaranga watunze n'ibibazo wagize ibyo bintu rero agomba kuza rundi ntituze gutekereza ko ibibazo wagize bije kukuganisha ku kwihorera no iryo jambo ntago nyandikoresha mbabarire ntago nyandikoresha nakubwiye ko ari kwitsamurana umujinya ukipfunira ahora kuri ndese niba umujyi wa Kigali niba arashenye inzu kubera ko yubatswe binyuranyije n'amategeko hari ibyangombwa yagenderagaho yakwiyorera se ku mujyi wa Kigali nawe se yawusenya icyo gihe bahasenya hayoboraga nde mu mujyi wa Kigali ashobora kuba ari Ndayisaba cyangwa undi wo muri Nida Pascal ariko abo bose yakwihora umujyi wa Kigali yawihoreraho gute ntabwo bishoboka Rwanda Revenue yayihoreraho yayigira kuba baragurishije uruganda rwabo kubera bavuye imisoro yayihoreraho gute
ntabwo mbishaka ibyo, ntabwo abadukurikiye bo babyumva, babivuga, bemerewe kubivuga muri commentaire pamwa atari wowe, ntabwo ari wowe, kuko urumva ibyago bibi wabo byinshi dabishamikiye kuri kuri de personne morale. Yego, personne morale rero ntabwo wayihorera gute? Biragoye. Mu gihugu Kigali wayihorera gute? Wakwica abaturage bawo, wasiba imihanda yawo, wasenya inzu ukoreramo, wakora iki? Ntabwo ari umuntu ku giti cye. Igihugu gishobora kwihorera ku kindi kuko byose bingana, ariko ntabwo personne physique yakwihora kuri personne morale. Ntabwo bishoboka. Kandi kubihoreraho neza yabanza agapiganira se kubuyobora ahubwo. Par exemple, niba ari umujyi wa Kigali habona wenda ujya utanga ibyangombwa nyuma ukabyihakana, yakabanje kuba yarabanje kupiganira kuwuyobora akawushyiramo gahunda, none akabona kujya ku gihugu nyuma. Ariko ibyifuzo n'imigambi wagirira ku gihugu ntibirangirire ku bitekerezo byo mu nzu yanyu cyangwa se mu muryango. Agomba kugaragaza ibimenyetso by'uko ibyo bintu bibiri yitandukanije nabyo, bikagaragara, kagira gahunda, kagira ntabwo nishimiye, nubwo icyo gihe twari twavuganye ko arajya gutanga kandidatire, mpari yari yavuze saa 5 mbanza mu nama Sainte Famille, nje kuri NEC sanga yahavuye, ariko nari nohereje bamwe abo dukorana, gusa ntabwo uburyo yisobanuye mu itangazamakuru eloquence iraringaniye, ntabwo ari bamwe bati yari afite ubwoba, biterwa n'abo ngabo, no, ariko kujagarara mu bwonko bibaho, kutaba metodique, ariko ufite ikipe igupangira ishobora kubiguhuka bivuga byanditse, aho kugira ngo ugende donc no, agomba kugira ikipe, n'ubutaha rwose niyo nama namugira azagira ikipe imupangira byose, imenye ngo kujya kuri NEC ni isaha dore cyangwa dukeneye, amenya abatuma kujya kukimusha ibintu nk'ibyo. Bira byose yabikoze ari nyakamwe, ntabwo zizi impamvu, nta n'icyantungura. Ufite ikipe iri solide, watoje hakiri kare, ikamenya ngo kontrole y'imikono nabira nabyo nawe yari shobora kubyikorera niyo mikono, nibyo bya Gisagara nawe yashobora kubanza agacekinga ati ariko aba bantu natumye koko imikono banzaniye ibaho. Niba NEC ihamagara nawe wahamagara, cyangwa akavuga ati abansinyira mu basabe na nimero. Ngo urumva rero ukareba ko iyo nimero ibaruye ku izina ry'uwo muntu, none ukanareba ko iyo ndangamuntu hariya. Ubutagomba kuzaba afite ikipe akagerageza, ariko yicika intege haracyari igihe, myaka 40 umuntu utaragira 50, Mbanda afite 74, kandi Mbanda yambwiye ko mu myaka 5 azongera. Kuko imyaka ni imibare, gusaza ni mu mutwe. So Diane rero ntabwo yagombye gutangira kwivumbura kiri muri za 40. Mbanda se ko yabyakiriye kandi afite 74, kandi ko yizeye ko mu myaka 5 iri imbere azongera. Hanyuma Diane akaba ari wivumbura akiri muto kuriya, nakomeza umutsi. Ahubwo iyo yivumbuye niho duhita tubona, niyo twitiye igasa naho yerekana ko wa mugani akikororana umujinya, arakitsamurana umujinya. Urumva akitsamurana umujinya, hari byinshi kanyamara sinzi naho bigeze kumbwira ko ari aho 2017 hari umuhanzi hari ikibazo bamubajije ararira. Ibyo nabyo ugomba kubirenga, ko bimeze. Hari ahantu biba bisaba ngo ugomba guhagarara hagati na hagati, ukimeze kuriya n'ibyo washakaga werekana ngo ese ubundi iyo ibyangombwa byuzuza ugatorwa ibi wabishobora umeze gutyo. Werekanye iki nyine, ifo kwerekana ko uri umuntu uri droit, ushikamye, utitaye ku miraba n'imiyaga n'inkuba zesa aho byaturuka byose, kuyobora igihugu n'ibyo cyane, ukirengagiza amateka. Uze perezida agiye atuyoboye azirikana ko yahunze ku myaka 9, twabikira ntacyo twageraho. Ntacyo twageraho, ahubwo ntiyaba kituyoboye, yayobora manda imwe indi bakamwanga bakaga kumutora kubera ko yaba yaheranwe n'amateka. Resilience. Diane has to be resilient with the history y'umuryango wabo.
waba warahunze ku myaka 9 ugahungira i Bugande ukiga mu Cyongereza ukaza ukayobora igihugu ukakimarana imyaka Icyongereza cyabaye nuza mu Rwanda kujya kijye mu mashuri 2009 harasije imyaka 15 yego nuvuga ngo president w'umwanglophone ayobora igihugu francophone panda 15 iyaza kuba resilient yagomba kugera ku butegetsi agavuga ati ibi Faransa byanyu n'uruhare rw'Abafaransa dayeri uruhare rw'Abafaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi muvaneho icyo nicyo kibita kuba resilient utabaye resilient ntabwo waba responsable sibyo se cyane birumvikana twagize ba Murigande yabaye ministre kandi yari umurokore byahamye ariko akorera muri monde itari kirokore baranyumva yabaye urugero ndi gutanga ugomba kwitandukanya n'amateka yawe ku giti cyawe yigeze kuba regiteri i Butare ngira ngo ntago nari nyari nge nahavuye ku bwa Rwamasirabo ngira ngo ariko bakavuga ko ku bwa Murigande kuri graduation yaguraga amazi ariko ntago nahamya ko byakunda kuko hari monde y'abantu batakwemera reception y'amazi gusa yego ibyo nicyo bita kuba so rero iyo ushaka responsibility ushaka kuyobora abantu benshi banyuranye ugomba kugira umuco n'imyitwarire iri hagati na hagati mbera byombi ku buryo bose bakwibonamo so rero iyo utaraba resilient n'amateka yawe rero nta wakubonamo icyizere cyo kuyobora abantu b'amateka atandukanye hari afite ashaririye kurusha yawe hari n'abafite ameza kurusha yawe ugomba kuba hagati na hagati sibyo se cyane urumva umukuru w'igihugu nigeze kuvuga ko umubyeyi we yari mu bashinze Trafipro umva ko yari umuntu ufatika ibaze rero kuba uvuka ku muntu washinze Trafipro y'icyo gihe ukaza ugatekereza za Vyup ugatekereza za Sako ugatekereza za Girinka ugatekereza za Shisha Kibondo urumva urwo rwego uturima tw'igikondo umuntu wabatirijwe i Kabgayi ashobora kubona n'umufotografi agabatizwa ari uruhinja urumva atireze agomba kujya hagati na hagati akumva n'abatarabashaga kubona umufotografe urumva kuko n'abavutse nyuma ye hari abadafite amafoto y'abateme zabo ibyo rero byose nibyo na Diane agomba kugira agomba kuba resilient akitandukanya n'amateka y'umuryango we akitandukanya n'aho bakomoka ku Kibuye akitandukanya n'ubutunzi se yagize akamenya ko aharanira kuyobora abanyarwanda barimo abakire n'abakene barimo abanyabyumba n'abanyakibuye n'abanyagikongoro n'abanyakibungo bose bagomba kuba abe ntabirebere muri Kibuye ntabirebere kwa Rwigara n'amafaranga yabo ntabirebere kwa Rwigara n'ibyago bahoramo aho rero nagera kuri urwo rwego nibwo ibyangombwa navuze ko kutabyuzuza ni ukubera ikipe nyene ashobora kuba akora wenyine kuko n'ikimenyimenyi yanaje kuri komisiyo yakerewe nabira no kutagira team manager yego wenda hari akantu yabuze iyo utekereza uri umwe byari byose afite amasakoshi atari munsi y'atanu ushobora gusanga hari nk'ikintu yashatse kuzana akakibura mu isakoshi akajya mu yindi yajya gusohoka agasanga yibagiwe rouge à lèvres yajya gusohoka agasanga ibisaba ikipe kandi bari abantu yazanye vraiment ntabwo ari ikipe ifatika nayo wasagaga isa n'itunguwe uzarebe Barafinda uko yaje umugore we agenda amenya atakanaka karaha Barafinda yajya gushaka umugore agashaka umusinya atirebera hahandi amafoto yabwo umugore akayamutoragurira abadiyane wabonaga bari kumwe so bisaba ikipe ariko ibyo kuzuza ibyangombwa ni ikipe namara kubaka ikipe izamushakira ibyangombwa byuzuye hanyuma nabitanga akemerwa agomba kugira ngo abanyarwanda bamwibonemo nuko yitandukanya n'ibyo bintu bitatu amateka y'umuryango we amafaranga y'umuryango we n'inkomoko y'umuryango we akaba uwa bose aho rero niyemererwa kugira ngo yizere n'amajwi n'ibyo bizagenderwaho
ariko biracyagaragara ko ubimusomamo Karege ngira ngo aho ngaho ubaye nkaho utanga umuco. Noneho rero turi kubikomozaho wavuga uti nubwo tutaragira kuri Rwanda Classified ariko uvuga kuri usa n'ubikomojeho ko hahise hazamo na episode isa naho uyimuvugaho ariko muri no nkubiri ya runo ruhererekane rw'inkuru zivuga kuri Rwanda Classified harimo hagaragara cyane ubwiganze bwa parti offensive ariko ubu noneho na parti defensive zatangiye kuza zimaze igihe nanjye nacyo na proposaga nubwo batabyemeraga ariko bose nibibe bya bintu byo kuvuga ngo ko defensive igomba kugira ikirusha offensive cyane ariko muri defensive harimo kugaragaramo content zikonfirima ibyo muri ibyo muri offensive niba Rwanda Classified ivuga ko abatavuga rumwe na leta bafashwe nabi bakurikiranwa n'imiryango yabo noneho defensive nayo yaza ikaza isa naho yataka abantu ku giti cyabo cyangwa imiryango yabo ibyo ntabwo byaba ari byo hari n'abatangiye bavugamo muri aba offenseurs bavuga ko u Rwanda rugira tekinike za lobbying rufite abantu bakomeye baruvugira ukaza ukabibona bari abashakashatsi n'abanyamateka 30 Colette Breckman we yamaze kwivuguruza yego ubwo nawe wareba impamvu uzi yivuguruje mu gihe gitoya nk'icyo hari abantu babiri mu mwaka ushizera bivuguruje ku matora ya Ferwafa Sadat wo wasomaga yavuguruje Twitter ye mu minota itarenze ntamubeshyira ariko ntiyarenze iminsi 3 yego undi wivuguruje n'umukobwa witwaga Rosine Muginate w'umunyagahine w'umunyarukara wavugaga ibintu by'ubwicanyi n'imiyoborere ya Kayonza nawe bugacya yivuguruza ubwo muri abo bantu muri no era turimo nta mwaka urashira Colette Breckman abaye wa gatatu tujye tubika amateka niko tubaho cyane rwose ni muzogere gute umukobwa wari ufite imisatsi irimo tentire y'umweru Kayonza neza ariko Rosine bazogere hari ibintu umukinnyi w'amara Rosine na Sadat nta amezi 12 ntabwo arashira bakoze kuko icyo gihe nakoraga kuri BNB ndabyibuka byabereye mu gihe kimwe nubwo we Sadat yavugaga ku matora yo muri Ferwafa muzongera avuga ku miyoborere ya Kayonza abo nibo bantu bivuguruje mu gihe gitoya gishoboka ukurikira ni Colette Breckman yego umunyamakuru kazi w'umubirigi uzi ibyo mu Rwanda so muri Rwanda Classified avugamo mu buhamya ariko ejo bundi yahise avuguruza siribuka niba byarasohotse kuri Jeune Afrique pas Jeune Afrique kira kinyamakuru ni ikihe ni ngo ni Africa Arabia Gavara muri Africa Arabia yego azana version itandukanye niyo yasohoye muri biriya byose ni amatekinike ariko icyaba muri iyi game nuko abadefenseur bakwirinda kugwa mu mutego w'ibivugwa n'aba offenseur kuko kugenda wataka abantu ku giti cyabo ndabizi no hanze mu bihugu byo hanze ushobora kujya ugasanga hari abambasaderi bari gutwitinga banyega abantu ku giti cyabo batanze ubamya muri biriya cyangwa imiryango yabo ibyo ntabwo ari byo kuko mu byo bavuga n'ibyo birimo ntabwo ari byo byatangiye no kubaho no kwa Bianci we uvuga ko na byasi bari batangiye kumwataka ariko nawe ntabwo yoroshye arimo arihuta cyane nabonye Twitter nawe ivuga ko ngo OGS ikorera muri NEC ikorerwamo na OGS niko nuzaye ivuga ko ari abakozi babiri ba NEC abakozi babiri ba OGS bakontora amatelefone yo muri NEC ahandi baretse gatoya byasi akandi kantu uze tugatindeho Twitter ye asubiza
nari nabikubajije ngo nyereke asubiza Rudatsimburwa sinzi ibyo Rudatsimburwa yari yavuze ntago wabishakiye ariko uburyo yamusubije bira byose urabona ko byansi bishoboke ko aba defenseur nabo baba bibasira byansi mu buryo butari professional. Yego. Njyewe umuntu wakoze twita maze gukora bino biganiro avuga ngo nimuriye ubwenge mu gifu naramubwiye nti kora investigation kumenya ko umuntu yimuye ubwenge mu gifu urareba ngo yahoze ananutse dore arabyibushye yahoze yambaye ubusa none arambaye afite channel yashingiwe na leta dore kamera akoresha ni ya OGS cyangwa ni ya RIB ni ya polisi cyangwa se dore akanyenyeri akandirwa n'abategetsi ukabona kuvuga ngo bimeze bityo. So na byansi ntabwo ari ukumuvuga kubera ko yagiye muri Rwanda Classified nukugerageza ukavuga ngo dora kiraha byari bimeze bityo. Niba hari byiza navuze inkuru nyinshi ngiye muziho mvuga iyo investigation yakoze kuri Kanyanga ziva Uganda ziciye muri biye nkavuga nk'ikiraro ikiraro hagati muri iyo traffic harimo inzego z'umutekano iyo nkuru narishimye yigeze gukora indi yo muri Asare agaragaza abantu baguye zibamo umuntu washaka gupatinaringa nabo nk'ikigo bakamusabamo imigabane. Yego. Icyo gihe tumuha amafaranga muri Pax Express akora indi kuri access to finance iyo yise ngo abacunguzi batari bo. Ntabwo namuhimbira inkuru atakoze ntabwo namushimira icyo atakoze ariko nanone sinamugayira icyo atakoze. Yego. Utera imetero ukavuga uti dore byansi mu Rwanda n'uyu numuhimbira. By the way byansi nawe buri afite icyariho kuko nemera ko baraziranye byansi araha ntabwo yari umunyamakuru ubonetse wese afite aho akura amakuru aziranye nazo ndavuga inzego. Yes. Ashobora kuba zivukamo ashobora kuba yarazishatsemo ashobora kuba yarazikozemo ibyo nawe afite ariko ntabwo wakomanta ugoreka amateka ya byansi. Ameza avuga uko ari amabi avuga uko ari. Yego. Icyo tuhurizaho abantu benshi nuko duo ya Byansi na Ntwari John William itigeze ibaho. Niba yaranabayeho yaba yaravoruse ishobora kuba yaratekerejwe ariko ntibeho ishyirwe mu bikorwa igasenyuka itarabaho. Abantu benshi naho duhuriza usibye ko na kuba barajyanye igoma simbizi bisaba kureba mu bitabo bya migration ariko iyo duo itarigeze iba mu nkuru z'imbere mu gihugu ikabeshwaho no kujya muzo hanze y'igihugu biragoye. Yego. Ariko byaterwa n'icyari gihari kuko ushobora gusanga nk'izo nkuru mba ndi kuvuga nizo yabonaga financement za hano ARG cyangwa Pax Express ariko ushobora gusanga iyo bari bagiyemo yafite umubayeri urenze irimo n'amafaranga menshi kandi burya mu mafaranga y'amafaranga hari abantu bashobora kubishuti cyangwa bakaba banze. Yego. Simpamya ko haje $5,000 ku nkuru bakavuga ati shaka cyangwa uyagwaye akakurokomana gukorana naka ntabwo byakubuza kumushaka niyo mutumvikana ibyo birashoboka ariko nta gihamya na kimwe ndabona ko abo bantu bajyanye. Hanyuma rero Byansi muri ntuza ye akoresha icyongereza nawe kiba kuba azikishi kiba kirimo n'amajarigo twari tumuzi wo kubahuka abantu byo nanjye yaranyubahutse bituma nsezera ku rubuga rwitwa ngo Rwanda Editorial Rwanda Editors cyangwa ibintu nk'ibyo yanyise idiyo mpita nsezera mtanyiva. Rero nkurikije ibintu yanditse asubiza Rudatsimburwa nubwo ntazi ibyo Rudatsimburwa ari yanditse dore ngibi ibyo Rudatsimburwa ni ibihe ngibyo la MONUSCO après 2 décennies d'échecs en RDC se transforme aujourd'hui sans scrupule en milice armée aux côtés des FARDC Wazalendo et génocidaires FDLR pour éradiquer les M23 et étouffer de leurs revendications pourtant très importantes. Cette hypocrisie et cette politique de 2 poids 2 mesures prouve à suffisance que la MONUSCO n'a autre objectif que se pérenniser en RDC par une raison ou une autre et sous n'importe quelle forme, y compris se constituer en milice armée. Non.
none se ko ndiba ari Tom Ndahiro se Tom Ndahiro se iki Gifaransa arakizi oye ajemo nabi no okay ça va mais katurebe message niba ari ariko ndaza kubikusubira ndaza kubigarukaho okay birashoboka uko Tom Ndahiro na Rudatsimburwa bafite byinshi bahuriraho ariko nzi ko icyo Gifaransa ni icya Rudatsimburwa ntabwo ari icya Tom Ndahiro iki ni icya Rudatsimburwa ni icya Rudatsimburwa nubwo hejuru handitseho Tom Ndahiro ariko nubundi nabo ni bamwe swati iyo content iyo message ya Rudatsimburwa nta kibikiri kuko ibyo avuga nibyo ibyo avuga nibyo so byanse rero ukuntu yasubije no mu cyongereza bisa naho one yafashe niba ariyo yasubizaga iya byansi irimo kubahuka Rudatsimburwa ivuga ngo yagiye akora amaraporo atarakoreshejwe ngo usibye New Times avuga bo uko biri kose ibyo Rudatsimburwa yari yavuze bifitemo ukuri kwinshi mu kumusubiza byansi we ashyiramo kubahuka rimwe na rimwe no kugoreka rimwe na rimwe no kugoreka kuba umuntu ya urumva byansi rero mu gusubiza Rudatsimburwa mu magambo byansi yakoresheje no harimo na furu yego umusazi Rudatsimburwa n'umuntu mukuru malgré yego malgré yabaye nk'umunyega ngo atunzwe yavuze ngo generally I decided to ignore bots and the propagandists here but once in a while let me address this no uko biri kose yahereye kuri message itariyo ndabizi neza ko Rudatsimburwa cyangwa na Tom Ndahiro bagiraga rimwe na rimwe ashobora kugira message ziri erone cyangwa ziri muri kategori runaka ariko iyo ntago yakabayemo ndabaza urabibuka ko nimbo bagiye gukora raporo ku mirambo yo muri Rweru n'est-ce pas byansarongera akagaruka ku maraporo Rudatsimburwa yagiye akora ku byo muri Kongo ngo ntakoreshwe kuba raporo itakoreshwa ntago ari ikosa ry'uwayikoze ishobora kuba itari populaire agashyiramo ngo New Times ngo niyo yayikoresheje yonyine akavuga ngo yagiye gutara inkuru muri Kongo yiswa Al Jazeera ibyo ngibyo Al Jazeera niyo yakabirebye cyangwa se yanegosiye nayo kandi umunyamakuru ashobora gukorera ibitangazamakuru byinshi de toute façon personnalité Rudatsimburwa sinayitindaho ariko ndareba message yari yavuze yo iri ntago rero wakayihereyeho umunyega no mu byabanje uzura naka ntabwo kuba nemeye ibyo yanditse simvuze ngo ibyo yandikaga byose narabyemera kuko nka raporo y'imirambo yo muri Rweru we na Tom Ndahiro barabizi nanjye ubwanjye ni ibintu nafashe nk'imikino ntabwo rero byansi yagomba guhita avuga ngo wayiginoa ngo propagandiste iyo message nta propaganda irimo MONUSCO iregeje imyaka 20 muri Kongo MONUSCO yagezeyo ihindura mission ijya mu by'amabuye ibyo ntawe utabizi MONUSCO kuba iri ku ruhande rwa ibyo ntawe utabizi so rero iyo content byansi ashobora kuba yakwataka abo bagabo ku bindi me ibyo yabarenganije niyo nico nshaka kuvuga ngo rero iyo wabaze kwinjira en fait arabita propagandiste kandi nawe ni propagandiste wa Rwanda Classified komeza yakomezaga avuga ngo hey useful urban contact don't you think it is time to find a real career ibaze ni nko kuvuga ngo we ni inkorabusa Rudatsimburwa mugize inkorabusa mbese wabuze icyo ukora ntubona ko igihe kigeze ngo ugire ikintu ukora kizwi eriyo career komeza ngo you are in your old retirement age as both a failed journalist and as failed journalist umuntu watsindo donc umunyamakuru w'umuhombye byanze nyine failed nk'ibyo urumva nukunyega umuntu kuba contact itakiriho kuba yarafunzwe kubera imisoro ibigo ntabwo ariyo yonyine byansi yakoze kuri Royal FM yahoranye Royal TV iri hese ntabwo wakwita umuntu ngo ni failed journalist wenda ni failed boss of a media enterprise ariko nk'umunyamakuru aracyamuri ngo yahombye nk'umunyamakuru nanone aranyurahomba nk'umunyamuziki Rudatsimburwa nyene papa
yigeze se kugira kompanyi muzikale yajyaga hari ukuntu yajyaga afasha impano cyane z'abanyamuziki kuko buriya nabyo urumva nibyo azanye kandi Rudatsimburwa yanditse avuga kuri M23 MONUSCO na FARDC na Wazalendo umuziki uje muti baganda banjye tujye tuganira ku bihari ikomeza ngo it's sad that you are wasting the remaining few years working online hoping to get some crumbs from regime that you only allows. Birababaje ku myaka yawe kuba ugitonda ahantu imyaka ya urimo urakoresha imyaka ya mike isigaje umoka online working niryo jambo ukoresha umoka kugira ngo ubone ki hoping to get some crumbs from regime nudusigazwa niki udusigarizwa kugira utuntu baguhereza nyine ahava ngo umoka online kugira ngo ugira utuntu uhabwa nyine dufashe kubaho utuvungukira uhabwa na leta ngo that ibyo nukunyega umuntu mutangana that only allows you to place it in order to survive. Nuvuga ngo abereho kuneza leta kugira ngo aramuka online no wenda niba contact yarafunze ntabwo Rudatsimburwa buri kintu akora ku buryo atajya gutega amaboko. Hari abandi bameze batyo by the way, hari abandi bameze batyo bo babishweho n'ibyo, ariko I think ntabwo wari muri urwo rwego parce que ndetse yabura no gukora inkuru inwese inkuru ntizitunze abantu ibindi icyafeirinze ni contact nka media enterprise kandi siyo ya mbere. Ariko kuba ari umunyamakuru wakwandika igifaransa akandika icyongereza akandika ikinyarwanda ntabwo yajya gusabiriza. Niba niyo regime imunagira utwo tuvungukira ntabwo simbizi, ntabwo twaba utuvungukira kuko ibyo kumutunga byo ntiyabibura. Ibyo kumutunga ntabwo yabura ibiryo, ntabwo yabura aho arara, ntabwo yabura essence. Turakubwira ngo watunzwe n'utuvungukira ngo neza leta ngo abone uko abaho, nuko abemera cyafite imbaraga yakora keretse niba atakora kandi nibyo nugukora komeza. Ibyo ntabwo ari ibintu, ntabwo ari message byansi yakabaye yandika kuri Rudatsimburwa wani nk'umuntu mukuru wamutanze mu mwuga bihabanye na message Rudatsimburwa yari yatanze. Komeza ngo please shed light on your Kinshasa report and why no serious media house accepted to use it. Ngo menya ngo raporo yakoze kuri Kisheshe, ngo yakoze kuri Kishishe ngo noneho abantu banga kuyikora. Nta kinyamakuru kikiri serieux cyari justement ntabwo tantiste ya raporo ari ukutangaza ko byayikoresheje. Ubu se auditeur general ikoreshwa n'abangaye cyane, iz'umuvunyi se kuri ruswa zikoreshwa n'abangaye, iza transparency se zikoreshwa n'abangaye. Ntabwo agaciro ka raporo ari ibitangazamakuru byayikoresheje. Ibyo nayo cyetse byabaye propaganda kuko igitangazamakuru gikoresha raporo gikurikije ligne editoriale na content ifite na personnel bafite. Ntabwo rero kuba itangazamakuru itakoresheje raporo y'umuntu bitesha agaciro ibiri muri iyo raporo. Komeza. I remember you went in DRC while lying that you work for Al Jazeera. Wagiye muri Kongo ubeshya ko uri umukozi wa Al Jazeera. Ngo agakomeza avuga ngo you traveled to with your other favorite useful fool get views. Ngo aho yashatse kuvuga iki? Ngo yajyanye n'undi muntu ngo arakomeye cyane. za furu zazagamo. Hari ukuntu wanga kuvuga amanuza oya bivuge byasohotse stabwo ari byawe. ngo you traveled to with your other favorite useful fool inde gateway views bambe gatete views. Yego gatete ruhumuriza Gatete ngo niwe yajyanye w'inshuti ye bajyanye muri RDC nawe mwise umusazi nawe igicucu kandi content kandi message ya Rudatsimburwa Gatete ntarimo. Ngo niwe bajyanye muri Kongo biyitirira Al Jazeera. Al Jazeera niyo yakarekaramye iti aba bantu bagiye mu izina ryacu atari abacu. Ariko nibaza ko Al Jazeera izi ko nawe ugiye ku nkuru
aho kugira ngo idepeshe undi muntu ugiye ukayiyitirira uzabaho inkuru ntabwo babyanga. Freelancing ni ukikora nawe arabizi byazi. Komeza. Ariko urumva bisabasazi azanyemo Gatete kandi muri message ya Rudatsimburwa na yo ntiyararimo. You traveled too with your other favorite useful full Gatete views funded by the regime and it tried to sell your fake report that is trying to cover up the crimes. Donc mwagiyeyo mwishyuwe na leta musohora raporo y'ikiwani y'igicupuri yego igamije gupfukirana ibyaha bya RDF ndetse na M23 muri Kongo. Ngariko ngo nta numwe wigeze ukoresha iyo raporo uretse New Times. Na New Times ugayishizemo. Ngo arangiza ate? So urumva rero nibyo nkubwira imikino yose yagombye kuba mu fair play. Ntabwo ndi hano kugira ngo ndefande Rudatsimburwa. Yego. Kuko nanjye hari byinshi mu maraporo ye rimwe na rimwe mbona nk'iya Rweru sinigeze nanayisoma. Nyimara kumva abashinzwe kuyikora ntavuze ni nta cyavamo. Ariko message akoze avuga ko MONUSCO imaze imyaka 20 yari nta kikora yaragiye mu bindi ntabwo yagomba gusubizwa atyo. Kwitwa umusazi, kumwibutsa ngo fake raporo, kushyiramo New Times ngo niyo yayikoresheje yonyine ubwo nayo yayizanye, kuzanamo Gatete, kuzana ngo ajya gusabiriza ngo turapfa ntabwo ari byo. Yagomba kwataka message. Yanga impamvu bibazaga impamvu wabibonye kwa Tom Ndahiro. Tom Ndahiro yakoze repost. Yakoze repost ya yiriya message ya Albert. Noneho byansi asubiriza rimwe. Icyo nzi cyo nuko Tom Ndahiro na Rudatsimburwa ni ibisabisabirana. Kuko urumva bari hamwe kuri raporo ya Rweru. Ibyo birashoboka. Ariko ibyo baba barakoze byose byiza cyangwa bibi gusubiza yagomba kwirefera kuri content iri muri tweet ya Rudatsimburwa. Yego. Pana hanze yabyo. Akavuga ati ibyo uri kuvuga ntabwo ari byo, dore MONUSCO nyamara ntabwo iri ku ruhande rwa FARDC na FDLR ahubwo iri ku rwa M23. Akavuga gutyo. Ntabwo yagombaga kurenza simbizi ariko akataka message. Iyo rero donc iyo umuntu ashyizeho message wowe ugatangira kwataka background ye ubwo ni nkuko yakwataka no kuba wenda ari inzobe yatangiye kwataka imyaka ye mu kanya aragera no kuri donc ibyo ntabwo ari byo. Atakero message ni nkuko nanjye hari benshi bajya bagira bakajyataka utajyatatse nk'umunyabyumba akanyataka nk'umuntu mugufi cyangwa akanyataka nk'umuntu wizere tireko nkaho imibare yari yananiye. No, reba navuze iki? Yes, ni oya il faut que tuba professionnel kugira ngo wikwita umuntu propagandiste nawe deja wabayewe. Iyo utari propagandiste wataka message kandi with the facts. Iyo utari propagandiste inkuru ya investigation uyivugururisha iyindi ya investigation. Iyo utari propagandiste umuntu akwandika w'igitabo nawe ukandika ikindi. Ni gute nagukora ikiganiro cy'isaha wowe ukajya kuri Twitter y'amagambo 58. None se Rudatsimburwa kwavuze ko MONUSCO ntacyo imaze muri Kongo imaze imyaka 20. Uno utangiye kumuzanaho ngo yitiriye Al Jazeera, utangiye kumuzanaho ngo utangiye kumuzanaho ngo watunzwe n'ubusigarizwa n'indonke ziva kuri leta. Uzanyemo Gatete, uzanyemo New Times. Niyo ni indi propaganda. Urumva rero hatangiye kuba attaque abantu kubandi. That's a professional. Rwanda Classified nge kubwanjye usibye kuanaliza content yayo bien sûr n'abantu ndeba ngo ese birashoboka ariko ntabwo ushobora kugenda ngo biragoye. Urumva aho ngaho yabarenganije abantu bose yabarenganije uhereye kuri Rudatsimburwa. Yagomba kwataka message Rudatsimburwa dore ibyo uvuga sibyo cyangwa akavuga ati dore si ubwa mbere ukoze mwakoze raporo ngo noneho umuntu professionnel nka ntuza nka Byansi agashaka kwerekana ko agaciro ka raporo ari itangazamakuru ryari rikoresheje. Ubuse meme na Reporters sans frontières hari gihe isora raporo ntizikoreshwe cyane. Amnesty International, Human Rights Watch
pari raporo y'uburyo abantu bari interese buri muntu akura make pari raporo y'umurongo yihaye so kuba raporo za rudatsimburwa zabazo zitabazo ariko ntabwo ikizigirazo ari uko zakoreshejwe n'ibitangazamakuru byinshi kuko ni auditeur general niza abadepite bavuye kuri teri nibangaye bazikoresha iya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nibangaye bazikoresha ni baki abadepite ko bajya kuri teri kabiri mu mwaka wari wabona inkuru zasohotse ngo basanze icyahana biragoye ntabwo bitesha kudakoreshwa n'itangazamakuru ntabwo bitesha agaciro so rero ibi bintu rero icyo nshaka kubivugira ari Rwanda classified les offenseurs et les défenseurs niba dashyiramo ubunyamwuga no kubahana turaguma muri circuit muri circuit cyangwa mu kintu cya paranoia ntawe uramenya ukuri n'ikitari ukuri kandi muri Rwanda classified hari ibiri byo n'ibitari byo byagoretswe ariko n'abari kuyisubiza nabo barashyiramo ibiri byo n'ibitari byo bashyizemo professionalisme umuntu uri hanze yabyo yagira icyo akuramo ariko niba umuntu avuga mu nusko wowe ukamwibutsa ko yitiriye Al Jazeera ko atunzwe no kugabuza yego wabakiranura yahera he koko natake par derrière niyo bavugaga muri football kera nkiri mutoya nigeze kwikina nko kugera mu wa kabiri numvaga bajyaga bavuga ko atake derrière par derrière temewe iyi natake par derrière kuko niyo atake par devant nuko ataka yavuze iki tubari cyo tureba noti atunze iki uburi nkaho wahita uvuga ngo rebuka ngo bya bibwa byawe utunze bibyibushye bitarya cyangwa ukamubwira ngo dore ngo abana bawe bataye ishuri cyangwa ugacyurira umuntu ngo umukobwa wawe yabyariye iwabo cyangwa ugacyurira umuntu ngo umugore wawe ajya gutega kwa rando yanditse message ya MONUSCO atake message ya MONUSCO wijya mu kumenya uko arya nabyo bisaba facts cyane fo kubanya ibimenyetso by'uko arya ari uko yagiye gutega amaboko ariko nabyo byaba ari ikibazo kuko imbaraga zo kuba yakora arazifite cyane aranaziturusha yanakora kunguka birenze ibyacu rwese ko twitunze uriya niwe byananira umuntu wageze aho atunga ikigo cy'itangazamakuru kingana kuri ubu umwo gusabiriza kweri icyo nzi cyo ibintu ibyibanze arabifite afite aho aba afite uko yambara afite sanse afite ibyaryo ndabizi neza ko hari abaho muri ubwo buzima bakodesherezwa na leta cyangwa na regime nk'uko byansa bivuga hari n'abarara ku mbaraza hari n'abagira gute ibyo birashoboka ariko not to this man icya kabiri yamurengeje nubwo yaba yarakoze ibindi umuntu yakwibazaho ariko iki cyari cyo yagomba rero kumuhatakira ku cyo yanditse not ku yandi mateka ikindi ubwo no kuvuga ibi ngibi n'uburyo byavuzwemo no harimo kubaha gukeya nyine nawe urabyumva buriya rero nuko ku mihanda ntabwo abantu barakara ngewe nararakaye mpita nifana kuri ubu navuze uyu muntu ntidushobora kubana ku rubuga rumwe na busa biragoye ariko nyine nanjye nageze aho ndigarura kuko nageze aho nirinda kumureba mu myitwarire mureba muri profession ko nabonaga ari umuntu wakora investigation nzima ngeraho ndoroshya na nyuma yaho twahuriye kwa Gatanazi turi mu kazi mu by'umwuga turabana ariko ibintu by'amagroupe bibizamo ntuza umuntu akakwita idiyo kweri urumva rero nawe arimo asa naho abikabiriza kandi kugira byinshi bishobora kuyobya n'ubutumwa bwe niba hari ikintu kizima cyatumye ajoininga Forbidden Stories bagakora Rwanda Classified n'abantu muri Forbidden Stories basesenguye neza nk'iyo tweet ye asubiza Rudatsimburwa bavuga ati nyamara uyu muntu yego afite amakuru ariko hari n'ibindi bitagenda kuko ntabwo wambwira ngo tweet ivuga mu nusko uyisubirishije gusabiriza uyisubirishije gukora raporo zidakoreshwa n'itangazamakuru wanariza ushinzwe uwo muntu wavuga uti ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe afite nawe ikipe Forbidden Story nibaza ko staff ya Forbidden Stories igize reaction kuri iyi message ya Rudatsimburwa ntabwo yavuga ibyo byansi yavuze ntabwo yajya kumenya uko arya ntabwo yajya kumenya amaraporo yose yakoze yajya kuvuga kuvuguruza ibintu Rudatsimburwa yavuze n'ukwerekana ngo dore uri kubeshya ahubwo MONUSCO iri ku ruhande rwaba ko we yayishize kuri Wazalendo na FDLR na FARDC niko tweet ya Rudatsimburwa nikikora
niba babona biri opposite nibakore tweet bamusubiza ati dore urimo urabeshya nyamara MONUSCO iri ku ruhande rwa M23 niyo yakabaye message ntabwo wagombye kwita umugarura mu bya Al Jazeera raporo zidakoreshwa fake report can you imagine raporo iba yanavunnye my dear yanavunanye niba ari n'amafaranga leta yamuhaye ari ku mwanya arawukoresha ntabwo bayamuha ngo ashyire mu mufuka kwambuka Igoma se kuva i Kigali ujya Gisenyi ni amasaha 3 ayo masaha ya buri kindi yarimo ntiyajya muri piscine cyangwa akajya gukina tennis cyane warangiza ngo fake report ega abantu bajye babanza barebe n'ibintu n'uburyo ibintu biba byavunnye abantu quelque soit icyo ukuramo cyane quelque soit ukiguha ariko travail iba yavunanye cyane urakora ikiganiro urwamba rukaza utahekenye barangiza bakabona ko wakoze ubusa ngo muricara mukavuga gusa so rero urumva uko kuvanga abo bantu pour clôturer impande zose ari côté offensif ari côté défensif bashyiremo ubunyamwuga ubupfura no kubahana noneho abari hanze yabyo tubashe kumenya ngo ubundi biteye bite kuko iyo wigize umwana murizi ntukurwa urutozi biragorana nk'ubu ako kavuyo nikamara kuza nubwo nge nari nabipropoje ko haboneka abasubiza ariko niba bari gusubiza atari mu bwubahane n'urundi ruhande ntaze mu bwubahane tuzabura icyo dusesengura kandi twari tayari twari twabonye ibyo dusesengura ariko rero turi kujya gusesengura abantu aho kujya dusesengure content dusesengure ubunyamwuga burimo uragenda ugasanga abantu bavanze ibintu ntabwo twiti ivuga ko MONUSCO imaze 20 ans anva byanse yakagombye kubanza akavuga ati ibyo uvuga n'ukuri akagira gutyo iyo 20 turayizi ntawe utayizi isi yose irabizi ko MONUSCO imaze 20 ans hariya nta kikora hanyuma wenda akaza ati nyamara ugoretsa ariko kujya kuvuga ngo ngutunzwe n'udusigarizwa no oya hari bitabaho kandi iyo watatse kwataka personality uyobya abakurikira umwanya tuwufashe kureba uko yasubije parce que yatatse umuntu cyane natwe turi kuvuga ku muntu ibyo rero urumva biratuma abantu badafata concentration ngo barebe ngo muri Rwanda classified niki kirimo kizima kiri ukuri niki kitari ukuri niki kinyoma kirimo nibihe bigoretse ibigoretse ni kwa kundi ni nko gufata akantu gatoya ukakabyaza kanini ugenda kariko ugenda ugorofanya nkuko wasanga nyine nkuko wasanga kabariyeri ushobora gusanga kabariyeri mu Kanogo ugahita uhamagara abantu ngo umuhanda Remera Kigali urafunze ari akabariyeri kamwe wabyumvise bakagumye kujya muri detail kuvuga ngo ibi nibyo ibi sibyo ibi babigoretse ibyo nibyo dukeneye nk'abasesenguzi ariko noneho hatangiye kuzamo abantu ku giti cyabo ndabizi neza ko ni Burayi abantu bakoresha za Twitter abambasaderi bariyo bakunda Twitter nabo bari mu bindi ariko igihe cyose badevia bakataka les personnalités n'imiryango yabo barabuza abantu kumenya qui a tort qui a raison cyangwa niko ukwa kundi iyo donc iyimbwa imokera umuhisi n'umugenzi ntumenye niba haje umujura nyirurugo akeneye kumenya ese ni umujura uje koko cyangwa ariko niba kabonetse kose nyirurugo azakomeza yiryamire n'abajura bibe cyane ndumva nasoreza bimwe by'uwakirigiswe na benshi atamiye wamusekeje none oya hari nakandi kantu rushinga bigatubwiye imbwa yo kuri Noheri imbwa yo kuri Noheri ibipangu byose byakaranze abamasamake abamafiriti abinkoko abihene noneho ikayoberwa aho irajya kurya ntabwo irgira akanya aho irajya guhunahuna ko imyuka yayibanye myinshi donc izi parties zirimo kuducanga nk'abasesenguzi kuko barazanamo utundi tuntu ejo hari uzazanamo n'ibyo natwariganye bazanemo twaraturanye bazanemo twarasangiye bazanemo twararwanye kandi icyo dukeneye n'ubumenya ngo ese iyi nkubiri iri kuki irimo iki n'iki ukuri Karegere reka tworoseho ntabwo twayavuga ngo tuyarangize amakuru bari menshi cyane wakoze kuganira natwe kuri Global Pan uyu munsi Rema Sezerano ibiganiro byacu nakagaruka asante sana